kubasuhuza nshuti bavandimwe mukurikiye NGAZI YANGU TV. Uyu ni mwanya wacu mwiza tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye kugira ngo turusheho kuganira ndetse turamya Imana hamwe namwe. Twongeye kubaha akaze rero ahantu muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu mahanga. Tunabashimira ukuntu mudahwema kudukurikira no gukomeza kureba ibiganiro tubategurira. Uyu munsi rero ntabwo ndi bubatindire, turi kumwe n'abatumirwa ntekereza ko mwari mukumbuye muri benshi, muteruka kubona ahantu henshi hatandukanye, kereka ahantu hamwe na hamwe gusa naho tuza kugarukaho mu kiganiro cyacu. Ndabizi neza nashidikanya ko tuza kugirana ibihe byiza twese hamwe nawe. Ntabwo ndi butinde aba bantu turi kumwe, ndatekereza ko mubazi, maze kubabona ahantu henshi hatandukanye, nubwo wenda hagiye hazamo ibihe bituma abantu batabonana, haba abaturanye haba abadaturanye, ariko niko ibihe bimeze. Twongeye kugira amahirwe rero yo guterana nabo kuri uyu mwanya. Ndagira ngo nawe kubareba imbere yawe birakunejeje kuko turaza kugirana ibihe byiza. Mpereye hano hafi yanjye ngira ngo tukatangira tukibwira abantu, hanyuma tukaza gukomeza turafata umwanya munini wo kuramya Imana mu ndirimbo, tuza no kugaruka ku tuntu tumwe na tumwe wenda tujyanye n'umuhamagaro wabo cyangwa n'ikintu bahuriyeho bose muri rusange. Aha turakwakiriye. Murakoze cyane. Nishimiye kuba ndi hano. Murakoze cyane. Nitwa NGAZI. Nkaba ndi umuririmbyi muri Alarme. Ndi umumama, mfite umugabo umwe n'abana babiri. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Runyambo Adrien. Aririmba izina rijya rikoreshwa ry'impimbano. Makavera. Ndi umuririmbyi muri Alarme Ministries. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Wow. Ubasigaye bakwita papa ndi? Papa Ava na Tila. Wow. Yes, turabishimiye cyane. Reka mugenzi wacu nawe atwibwire. Nitwa Eliza. Nanjye ndi muri Alarme. Nanjye ndubatse, mfite umudamu n'umwana n'umuhungu. Ufite umwana umwe? Umuhungu. Kwita papa ndi? Papa Hugo. Papa Hugo. Bamwita mama Ede. Abahungu babiri. Yes, turabishimiye rero kuri NGAZI YANGU TV. Ngire ngo si ubwa mbere muhageze. Ni ubwa mbere rero turabishimiye cyane kandi turabakiriye. Ngire ngo ntabwo turi buze kuganira ibintu byinshi, turaza kugaruka ku tuntu dukeya gusa, hanyuma tuze kwinjira mu mwanya wo kuririmba, turagenda tubivangavanga. Ngire ngo yagize badukorera ko tuya tukumva ahantu duhagaze muri uyu mwanya. Mu minsi ishize, ngire ngo umwaka ushize ni cyo gihe mu Rwanda kimwe no mu bindi bihugu hose hagaragaye icyorezo cya coronavirus. Cyinjiza abantu mu bihe bikomeye, harimo bimwe muri byo kudaterana, kutabonana, kudahura, kuko abantu bari bagomba kuba bonyine. Ngire ngo ni ryo hame rya COVID. Umuntu agomba, hadutse ikintu cyitwa guma mu rugo. Guma mu rugo, ntabwo ugomba kugenda, ntabwo ugomba gusurana, ntabwo ugomba, nubwo kiriya gihe cyaguma mu rugo, nubwo wabaga wapfushije muri iriya minsi byari ibihe bibi cyane, warabyimenyeraga. Ngire ngo muri iyo minsi ni mu minsi yatumye abantu batabonana cyane, bategerana, kereka wenda bakoresheje itumanaho risanzwe. Muri iriya minsi wari umeze gute? Ni muri cya gihe nyine ntabwo byari byoroshye ku bantu bose, ku bantu bose ku isi. Mu by'ukuri cyari igihe kigoranye cyane, kuko twari tumaze kumenyera kubaho dusangira, duhoberana, ubonana n'abana. Kuhoberana byaragoranye kureka cyane. Uzigura n'umuntu warukumbuye ukagira gutyo ukuboko, kumva mbese ntabwo bijyanye, ariko nyine niko twagombaga kwitwara, ndetse n'ubu ngubu niko tugomba kwitwara kirarangira. Mu by'ukuri byari ibintu bigoranye ku bantu bose. Sinzi ko ari umuntu byoroheye, twese byaradukomeye kuko twari turi muri situation tutari tumenyereye, ariko twagombaga kuyicamo, twagombaga kubikora byane.
reka turimba akarimba gatoya kavuga ngo abafite byadirira nimumurizanye urayamagambo abafite byadirira nimumurizanye urayamagambo abafite byadirira nimumurizanye kurayamagambo abafite byadirira nimumurizanye kurayamagambo. Ndagira mu by'ukuri tuza kugaruka ku cyane cyane wenda nko mu muhamagaro wacu duhuriyeho turi benshi turi muri bamwe mu bantu bagizweho ingaruka n'igihe cya covid, igihe cyaguma mu rugo, iki gihe tukinarimo ntabwo twari twagisoza. Ngire ngo nka Runyambo ari mu bantu bamaze iminsi muri alarme kandi bayoboye itsinda ry'umuziki n'indirimbo igihe kirekire. Bino bintu iri somo ni irihe somo wakuyemo muri iki gihe ku bijyanye n'umuhamagaro wawe? Murakoze cyane. Amasomo yakuwe muri covid ni menshi, yaba ari ay'ubuzima cyangwa n'ayo murimo w'Imana. Yego. Ariko icyo nabona urakuyemo mu buryo bw'umuhamagaro nk'umuyobozi wagize amahirwe yo kuyobora itsinda ry'abaririmbyi muri alarme, nuko tugomba guhora kwitegura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Impamvu nkoresemo wenda iryo jambo ni iyihe? Covid ijya kuba ntawe yateguje. Aho yaturutse ndabyibuka umunsi bavuga ko nibucya mu gitondo tutongera gusohoka mu mazu. Yego. Nari ngeze ku Kinamba mvuye kwa Shyaka, twari twahiriwe n'abavandimwe Edizo kumusura. Ngeze kuri alimentation ku Kinamba, ngeramo ngiye kugura utuntu two gutahana. Yego. Mbona abantu bari guhaha ibintu byinshi. Kandi wowe wari ugiye gufata kubona ngiye gufata n'umugati n'utundi tuntu duke bakenera mu rugo, kwakunda ugera mu rugo umwana akakubwira ati siniki wanzaniye dadi. Numvaga ari byo bintu byihutirwa. Ko nari mfite umwana muto, mbona abantu barimo barahaha, noneho ngiye kwishura bati se wowe kuhashe biki? None hari gahunda yo guhaha byinshi. Ati se ejo uzabikura he? Zabikuraho nsanzwe mbikura. Ati kuva ejo rero nta muntu uzasohoka, ni gahunda yaguma mu rugo. Ngira ngo n'inyito yabyo yari itaraza neza ngo abantu bataramenya ibyo ari byo. Hari n'icyongereza twagiye tumenya nka lockdown. Ariko ngira ngo hari amagambo yavutse muri iki gihe mu ndimi zose. Byumvaga kenshi nko mu masomo, surtout nko muri za droit social, hari ukuntu bavugamo ibintu bishobora gutuma umukozi aguma mu rugo, ibintu bishobora gutuma n'amagreve n'ibiki byo bitandukanye. Noneho guma mu rugo, ngira ngo n'amafaranga icyo gihe sinari mfite menshi. Ikibazo cyaraje mu mutima. Erezuma ko ukwezi kwarimo gusoza ku bakozi ba leta cyangwa abandi bantu bafite aho bakura icyo bari. Yego. Ariko maze kugura utwo nyine ugomba natekereje, narikanze ndavuga nti kwitegura ntabwo byari byatekerejweho bitewe no natwe nk'umuryango wa alarme cyangwa nk'umuyobozi muri ya lockdown igihe cyose twabayemo dusa nk'abantu badafite icyo bateganyije kubera impamvu imwe. Nta produit, nta projet twari dufite yo guprojecta muri icyo gihe yo kubiha abantu mu gihe bari mu rugo. Nta ma concert twari tucyemerewe ku buryo twayategura, nta biterane twari dufite uburenganzira bwo gukora, ariko abari bariteganyirije bagakora. Natanga urugero nko muri Ministeri ya Gisubizo, lockdown yabaye bafite projet bakoreye muri arena
Rusororo uburyo bagiye buri kwezi kwarangira cyangwa nyuma y'amezi 2 ukabona hari ikintu bashyize hanze ukibaza ati se ntabwo biteye ariko byaradushimishaga nk'abakristo ariko namwe nk'abantu bari bafite icyo bagomba gutanga hari akantu bibazaga nkuvuga ati iyo nza kuba narateganyije iki nari kuba ntazi iki ngiki so nayo masomo twaba twarakuyemo tugomba kwiteganyiriza tugomba kwitegura asante murakoze cyane bigaragara ko abantu wenda nuko Gisubizo Ministries turayishimiye cyane kuko byari bimeze gutyo ariko mu by'ukuri nabo iryo somo bararibonye kuko ibyo bintu ntibabikoreye juste kubera hagiye kuba guma mu rugo cyari igihe cya projet yabo bagira amahirwe ni nkaho navuga ngo stock yabo yari ifitemo ikintu bifasha n'abandi bantu natwe byaradufashije kuko abantu ntibari bafite ikintu bashyira hanze wenda wamugana ikisuzemo n'abandi imbaraga cyangwa ibyiringiro ariko nk'uko bivuze bigomba kuba impamvu yo guhora abantu biteguye kuko banizigamiye da akanazigama akazabatunga mu gihe cy'amazi kuko kiriya gihe nta nubwo n'abakozi ba leta abantu ntibari bazi ngo bagiye kubiki wari uzi ngo uzakomeza uhembwe cyangwa bizagenda gute umuntu yumvaga niba umuntu ari mu rugo sunda ararya mugani wa Bibiliya ngo udakora ntakarye ariko mu by'ukuri turashima Imana kuko Imana yabanye n'abantu ngire ngo kiriya gihe wari umaze iminsi warubatse ufite urugo umugore n'umwana ku ruhande rw'imiryango ukuntu abantu babayeho mu by'ukuri wabibonye gute twebwe guma mu rugo yabaye madama atwite urumva we yabyaye mu kwa 6 guma mu rugo aratangiye mu kwa 3 mu by'ukuri byaratugoye urumva nyine byageze nko mu kwa 5 urumva amatariki yo kubyara arimo kwegereza nta kintu na kimwe aragura nta n'ahantu hari ndibuka musinzo wenda nk'uko makabera bivuze twari tuvuye kwashaka uwo munsi tuvuye kwashaka ntawe umenya inzira z'Imana ukuntu zigera dusohotse nibwo umudamu washaka yampamagaye arambwira ati akira zino pampa nta nimwe nari nakoreshamo umwana baraziguze basanga ni ntoya umwana yarazisize arazima izo pampa nizo twajanye madame agiye kubyara urumva rero byatubereye ikibazo ko ndibuka ko twagezaho neza turinda gutuma imyenda tuyituma mukecuru wa mu ntara twohereza amafaranga amaze no kuyigura ico gihe nta bantu bo mu ntara bageraga ni Kigali bibi ikibazo gikomeye mu by'ukuri urumva nyine ahantu habayeho kwiyaranja bisanzwe ibintu byagiye boneka nyine nyuma yaho nibwo bagiye batangira gufungura ibintu neza ariko yari situation igoye nyine urumva umudamu umeze gutyo nta kintu na kimwe mufite mwibaza muzaje kwa muganga gute yagomba yari afite amarandevu yo kwa muganga kubona byonyine n'uburyo uva mu rugo uja kwa muganga nabyo byari ibindi bibazo ariko nyine Imana igenda ica inzira bukeya tubona byose biciyemo neza arabyara ubu nta kibazo nyine byose nibyo gushima Imana mu by'ukuri abantu bagiye bagira imbogamizi zimwe ziri rusange n'izindi zitari rusange kuko wenda nk'uko wari ubivuze hari abari bashoboye gukora niyo stock imuhira ariko hari n'abatari babishoboye urumva wenda abo ngabo bari bafite stock bagize ikibazo cyo kuba batava mu rugo badasabana n'abandi ariko nanone abatari bayifite nabo bagize ikibazo cy'ukuntu wenda bari burye kandi no kubamenya nabwo byari bigoye ariko mu by'ukuri turanashimira leta y'u Rwanda hari igikorwa gikomeye cyagiye kibaho kugira ngo abantu babarurwe bamenye ngo ni bande badafite ibyo barya ni bande bagerweho bityo bitangira no kugenda bijya no mu midugudu n'abandi bantu barafashanya rero nibyo gushima Imana abantu baciye ahantu hagoye ahantu haremereye cyane ngira ngo tugarutse kuri Ministries hashyira mu kwezi kwa kangahe mwasohoye indirimbo vuba ngaha mu kwezi kwa 3 tariki ya 22 indirimbo ivuga ngo ijambo rirarema hagaragaye concert yaciye kuri televiziyo y'u Rwanda murimo muramya Imana muhimbaza Imana mufasha imitima y'abantu benshi kuko hari n'ikintu cyoroshye ndetse no mu Rwanda ndetse no mu mahanga barabikurikiye ngire ngo byari byiza mu by'ukuri n'ibyo gushimwa rwose kimwe n'abandi bahanzi benshi batandukanye batari bose ariko bagiriwe amahirwe cyangwa babonye ubwo buryo bwo gukora biriya bitaramo muri kiriya gihe abantu bari batangiye kuva mu rugo
iriya ndirimbo imaze kugera ku rwego rugeze kure cyane, sinamenya niba ari kuri kangahe wenda ku ijana, ariko abantu bakora top 10 bajye bagerageza bashyiremo n'ibindi bintu byose kugira ngo tumenye ukuntu ibintu birimo kuzamuka. Iriya ndirimbo iri yonyine cyangwa dutegereza izindi bimeze gute? Asante sana. Iriya ndirimbo ntabwo iri yonyine, nkuko natangiye mbivuga mu isomo twakuye muri ibi bihe byo gutungurwa tutazi. Natwe twateganyije icyo kigega cy'indirimbo ku buryo noneho lockdown yakongera ikaba, ariko ntabwo tuyisenge, ntabwo tuyifuza. Yego. Twakoze nanone muri ya concert twakoze, ari uburyo Imana yaduha ubushobozi bwo gukora live recording, tukarecordinga mu tunaririmba banafata amajwi n'amashusho. Ndumva twarafashe indirimbo zitari munsi ya 6 cyangwa 7. Hamaze gusohoka imwe, n'izindi zose ziri tayari. Vuba aha ngaha twafite izindi nyinshi nziza, zimwe ziri mu zo mukunda, n'izindi ngira ngo muzi gahoro nazo muzakunda. So ntabwo twicaye, dufite natwe package nziza ishobora kuzabana natwe muri ibi bihe, nitwongera komorerwa tukabona uko dukora izindi mu buryo nk'uko twakoze izindi dufite, byadufasha, ariko kandi bitanabaye hari saving izindi dufite. Yego. Nuvuga ngo iriya ndirimbo izindi ziri kumwe zizaba zuzuye album, cyangwa muzagenda muzongera buhoro buhoro kugeza igihe mugize umuzingo wuzuye? Album z'iki gihe sigaye ari ngufi, ntabwo ari nk'izakera habagamo indirimbo 16 cyangwa na zingahe. Zifite ibitero byinshi. Ariko ndakeka zitari munsi ya 7. Yego. Iziteguye ziri muri transformation, zimwe ndetse zanabaye production dushobora no gushyira hanze. Yego. Mu gihe cya vuba kidatinze, bitewe na management y'ubuyobozi igihe yifurije kubasangiza ibyo yakoze. Ariko album yo ndumva ndakeka yuzuye, kuko indirimbo navuga ko ari 7, kandi indirimbo 7 wazumvise neza. Ni album nziza irimo n'umwuka w'Imana ya live kandi. Yego. And live igira ukuntu kwayo. Eka turabigarukaho wihuta cyane. Reka idizo twongere turi mu by'ukuri nubwo byagenze gutya, ariko turashima Imana kuko umugambi wayo ari mwiza kuri twebwe cyane. No ku bantu bose muri rusange, wenda hari abarimo muri industry kimwe n'iyacu, n'abandi bose mu bintu byabo, Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe. Reka turirimbe ngo kuko imigambi akuko nyine gusa, kuko imigambi yawe ari myiza.
reka tugaruke ku cyo wari ugiye gukomerezaho kijyanye no gukora indirimbo ziri live. Yego. Mu by'ukuri mwakoze indirimbo ziri live ahantu heza ubona harimo umuteguro mugani wabavuga ngo ibintu byose ni umuteguro. Ubona biri mu muteguro, mwambaye neza, musa neza, muhagaze ahantu heza abacuranzi kandi atari yatemo tumenyereye abaririmbyi alarme bagera muri 40 muri 50 cyangwa 30 bagataho, ariko twabonye kuri stage abaririmbyi bake bashoboka. Kugira ngo abantu bakore igikorwa nka kiriya muri iki gihe bigenda gute? Iki kibazo ni cyiza ariko kinateyemo na emotion uko bibabaje kubona alarme y'abaririmbyi 60 ukabonamo abantu 20 niba tugeze cyangwa tutanageze bavanze n'abacuranzi timu yose ugasanga n'abantu 26 it's unfortunate ni malheur ariko kandi bashima Imana ko nicyo gikorwa kidushoboje. Yego. Kuba twarabigezeho hari imbaraga z'ubuyobozi, hari favere y'Imana yo muri icyo gihe ko byari biteganyijwe ko tubikora cyari nk'igiterane cya Noheli. Twabikoze le 23 Decembre mu gihe haburaga umunsi umwe cyangwa ibiri ngo twizihize Noheli. Ndakeka Imana yabanye natwe. Yego. Twagombaga kubikora kuri uwo munsi kandi Imana iradufasha turabikora mu bihe bitari bigoye kujya kuririmba. Ubwo bwa mbere twari tugiye kuri podium nyuma y'amezi ashyira umwaka. Nanone kandi nibwo nabwo bwa mbere twari tugiye kuri podium badupimyemo za covid badukoreye test za covid ndetse hari ibihe bidasanzwe mubona ikirere atari cyakindi ziri positive zigaragaramo. Yego. Urumva byagombaga kudushoka kuri podium. Ikirere cyari ntabwo cyasaga nk'ikidasanzwe ariko nibyo navuze kubera favere y'Imana byaratworoheye. Twari bufatanye na Kigali Arena ko bagira gahunda yo kuzajya bategura ibiterane ndetse bafatikanye n'amatsinda atandukanye. Imana iradufasha twarabitabye. Hari inyungu ebyiri byari ku nyungu zabo kuko bagombaga kuronshinga ibikorwa bafite tugakora ya materaniro cyangwa cya gitaramo twakoze kiba broadcasted kuri RTV. Hanyuma nimwe nabwo twaprofise gukuramo noneho natwe n'uwo muzingo w'igitabo tubafitiye umuzingo w'indirimbo hajya. Yego. Ikintu nk'icyo ni atari. Noneho rero ndahamya ko n'Imana yadufashije kuba mu bihe twari tuvuyemo bitoroshe. Practices zari zigoye gukorwa, abaririmbyi amajwi yari yaragiye agiramo ama scratch, ariko nkuko mwumviye indirimbo twabashe kubagezaho irasa neza, irumvikana neza, amajwi ni meza, abantu baraberewe, barabyibushye byabagezeho. Yego. Ariko kandi kubera Imana byose ni ukubera Imana. Ndavuga rero ko icyabidufashije amasengesho twakoraga ntabwo ari ayandi mu matsinda, yari amasengesho umuntu ku giti cye kuko amatsinda atari yemeye guhura. Ariko kubera ko abantu bari basa n'abababaye bakumbuye kuramya Imana, twarahuje umuriro w'Imana uraka. Nuko. Amen. Amen. Ya nibyo gushimwa. None se uyu munsi niba waruze ko mwakoze kufatanya na Kigali Arena, ariko kuri uyu munsi n'ubundi abantu baracyafite gukora kandi iyo nyota barayifite. Uratekereza niba twarahora tubika indirimbo tukaba dufite indirimbo nyinshi zidakoze kandi none turimo gukora, uratekereza gute muri iki abantu bafite ibitabo n'ibitabo byuzuye indirimbo? Aba bantu rero bakeneye gukora izo ndirimbo, ubwo buryo burakomeza se buracyahari cyangwa ahandi muri rusange mwamufite amakuru mushobora gusangiza abandi baririmbyi bakurikiye? Amakuru mfite ntabwo hagije cyane, ariko abayobozi banjye bankuriye navuga representant na vice representant barayafite. Yego. Hari amasezerano
barimo bakorana n'aba managers biriya ba Kigali Arena. Nibwo kuri njyewe nibamara kuntangariza ibyavuyemo nibwo ufite amakuru ahagije abantu ariko imyiteguro cyangwa preparatif z'ibanze zo kugira ngo dukorane nabo zarabaye ko bashingiye ku byo twakoze bikaba successful noneho bahisemo cyangwa batwenteresheje ko dukorana amasezerano noneho bigakorwa mu buryo buhoraho ndakeka ko atari twe tsinda ryonyine baziyenteresaho kuko atari twe tuzakomeza tugaruka ntabwo ari iterane cyacu cyangwa salesi yacu bazatwenteresa nkuko benteresa n'abandi batandukanye ndumva ari cyo natanga kwiyo reka tugaruke kuri Edizo kubijyanye n'ubundi n'ibi bihe hari abantu benshi bari batunzwe n'impano zabo kubijyanye n'umuziki kubijyanye n'indirimbo kubijyanye n'ibintu bitandukanye ariko uyu munsi nubwo ubona turashima Imana ko bigenda bikinguka amateraniro araba ku concert nk'izari zaba urabona hakirimo urugendo ruracari hasi cyane ugereranyije n'ahantu abantu bari bageze muri kiriya gihe ni nko gutangira kwiga kugenda kandi wari usanzwe ugenda usanzwe ubizi mu by'ukuri watanga nama ki ku bantu bafite impano bari kwibaza ngo biragenda gute izi impano ntizishira izi impano ntizizima ntizibura ahantu zimerera ngo zikomeze zikure ngira ngo ari ikintu wabivugaho ikintu navuga ni uko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wa blaming bitewe n'ibihe turimo mvuze nko ku ruhande rw'abacuranzi byari ibihe bigoye pe ko benshi bari batunzwe n'umuziki nyine no gucuranga haba mu nsengero haba mu makonseri kandi byose bimaze hafi umwaka urenga bihagaze urumva byari bigoye ariko buryo ubuzima n'Imana ibutanga ntawe twigeze tubona wapfuye ngo nuko yabuze icarye cyangwa yabuze uko abaho kandi ndashima n'Imana ko yagiye ifasha abantu muri icagihe umuntu mu bushobozi bukeya mu matsinda twari tugiye turimo atandukanye umuntu yabatakira ati ndabona byanze abantu bagahuza ubushobozi buke bari bafite ukabona umuntu abayeho kandi bitarinze bija hanze ngo umuntu asebe cyangwa ubone ko bisa nabi so rero inama natanga nuko mu by'ukuri umuhamagaro ni ikintu gikomeye hari igihe amajwi agusanga akavuga ngo ibi bintu urimo ntacu bizakugezaho ibintu birimo nta kintu na kimwe uzageraho ariko mu by'ukuri abantu bareke gucika intege izi mpano zacu zizacakenewe umurimo w'Imana hari abantu benshi zifasha so rero nakwankuraje abantu bose ko tureke gucika intege kandi ibingibi twizeye ko hari igihe bizarangira ubuzima bukongera bukagaruka nk'uko bisanzwe so rero bakomeze abacuranzi bakomeze imyitozo bakomeze kwimenyereza kandi bakomeze kugira niyerekwa nyine umurimo wabo mu mpano Imana yabahaye ntibagume ku rugero rimwe ntibagume gukora ibintu bimwe ngo imyaka 10 imyaka ibingahe barebe nyine uko buhindura umwuga barebe uko buhindura imikorere kugira ngo dukomeze duteze ubwami bw'Imana imbere natwe ubwacu dukomeze dutere imbere yandumva ari cyo ngico navuga urakoze cyane rero tukagera tukaririmba gatoya ni wowe gusa twiringiye Mana watubera imbaraga mu rugendo ukarura abari bose bararushe abo bafite ibyo byiringiro nimurizane kuri aya magambo abafite ibyo byiringiro
amagambo y'Imana niyadukomeza nimuhumurizanye kuri ayo magambo abafite ibyo byiringira nimuhumurizanye kuri ayo magambo. amen. Yes. Turashima Imana ko aho Imana ariyo byiringiro byacu. Yego. Hari umubyeyi umwe wabwiye umwarimu wamwigishirizaga umwana muri kiriya gihe abantu bari bavuye lockdown, arambwira ati nahoraga numva babita abarezi simenye ikintu bivuze nkabona abantu bize se bajya kuba abarezi gute, atari ku buryo nibwo nasobanukiwe ikintu mukora. Turujya ntabwo twari tuzi ko abana bagoye kurera kandi twarababyaye, ariko kugumana umwana kuva mu gitondo bukira bukongera bugacya umunsi ugashira icyumweru kigashira, burya nibwo twamenye neza ko uretse no kubaha ubumenyi bundi busanzwe ati dufite ikintu gikomeye giteye ubwoba. Urumva abantu bagiye batahura ibintu byinshi, hagati aho nk'uko Edison yari abivuze amajwi ateye ubwoba yaraje, ibintu bica intege byaraje, ariko turashima Imana ko kubera yo abantu benshi bakiriho kandi bagihumeka. Ntabwo twakwirengagiza ko covid yatwaye abantu benshi mu Rwanda kimwe no ku isi hose, ariko mu by'ukuri niba tuvuga gutya dushima Imana ko tukiriho, ntabwo twabura kwihanganisha imiryango covid yakozemo, wenda ikabambura ababo, ababyeyi, abana, inshuti, abavandimwe. Mu by'ukuri niyo mpamvu turimo kurimba ino ndirimbo. Ibyiringiro by'Imana bigomba kutwubaka, bigomba kutubera inkingi ituma dukomeza kubaho, kandi nubwo twaba turi mu bihe bisa nkaho bigoye. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndirimbo tuzagenda tugaruka kenshi tuganira namwe ibintu bitandukanye. Reka tugaruke rero kuri alarme niyo uyu munsi twibanzeho cyane, wenda ni nziza mwitinde. Yego, none se nyuma y'uwo muzingo mufite ugizwe n'indirimbo 7 uko wari umaze kubitangaza, kandi ukaba waruvuze ko mwabonye isomo abantu bagomba guhora bafite ikintu bibikiye kugira ngo wenda kizabafashe mu minsi iri imbere. Kugira ubu murimo murakora gute, imirimo yanyu irakorwa gute, murimo murategura ikindi urumva ko icyo gikorwa kirahari ariko cyararangiye, muragenda mugaburira abantu gake gake, ubu rero murateganya iki cyangwa murimo murakora iki? Urakoze cyane. Kubera ko covid yagiye yigisha amasomo menshi atarasanzwe, ubundi ubwenge cyangwa ubumenyi ni ukwiyadapta. Ndatanze wenda na definition y'ubwenge, n'umunyabwenge n'umuntu ushobora kwiyadapta vuba kuri situation runaka, ufite iyo capacity, ufite iyo ability. Natwe rero Imana yadufashije kwiyadapta ku byari bisanzwe. Nk'igikorwa cyari kigiye gukurikiraho nari kukubwira ngo uraza kunyihanganira kutagira ama precision ku bintu bimwe. Kuba dukurikiye ntabwo ari njye ukiri umuyobozi wa departement y'abaririmbyi, ariko uri mukuru kuri we none n'inararibonye. Uburenganzira Sergo Ben arabumpa kugira ngo mbabwire projections zacu. Mu bisanzwe twagombye kuba dufite itariki yo kuronshinga iriya album, ariko siko bimeze kubera ibihe, kubera ko n'ubundi binafitwe no mu nshingano n'undi muntu navuga utari ngewe kugira ngo asobanure biri mu mutwe wa project hariya. Turacyarimo tunonshinga izi ndirimbo mu buryo bw'amaseri nyine nk'uko byadutse. Mu kwezi gutaha cyangwa mu mpera z'uku tuzabashyiriraho indi ndirimbo, mu kundi nako bizagenda gutyo. So nituzaba twarabonye amahirwe za zindi zose twagiye tubashyiriraho mu bihe bitandukanye, mu kwezi ntazi, mu gihe utazi, mu munsi ntazi, mu gihe ntazi, tuzafata itariki imwe runaka tuyihuriza ahantu, dukodeshe sale,
niba izaba ari arena nanone cyangwa indi dukore concert dutumire inshuti zacu nka kwa kundi twari dusanzwe tubigenza uwo munsi uzabaho turawubijeje kandi natwe turabizeye ko Imana izabidukorera imirimo yindi ya buri munsi administration ya LAM irakora ubuyobozi tugira office ari Remera iyo inama zirakorwa hari n'ikindi gikorwa twari dutangiye nimugoroba nubwo kikiri nazo kigifite izindi mbogamizi bitewe na social distancing ntabwo abantu bemerewe guhura ngo bakore practice nkuko yari isanzwe ariko kandi nk'abantu bari bamenyeranye ikibazo bageze no kukimbaza ngo se ntibyatugoye kuba turirimba cyangwa dukora concert tutuzuye gite gutyo na repetition nayo izajya tugora kuko tuzajya dukora mu bice bitewe n'umubare wemerewe kwatendinga iyo séance ya repetition nabyo twarabitangiye ejo nimugoroba ubwo ndakeka ko bizanakomeza kandi Imana izakomeza idufashe yego sinzi niba mbisobanuye neza birasobanutse nyine gusa hari imbogamizi ituma umuntu atavuga ngo turateganya ku itariki runaka cyangwa mu kwezi runaka ariko kubera Imana bizagenda biza okay iriya ndirimbo ntabwo tugeze twakomeje tuyivugaho ukuntu yasohotse ariko ntitugeze turirimba ngire ngo twagerageza akantu gatoya yashizwe juriteka nimariri ndakwera kwayo rurema ryozi ijambo ryerira rema jambo ry'Imana yashizwe juriteka nimariri ndakwera kwayo rurema ryozi ijambo ryerira jambo ry'Imana ijambo ryerira jambo ry'Imana isi n'ijuru bizashirwaho ijambo ry'Imana ntibizashira ibyo tureba bizashiraho iby'Imana ivuga bizahoraho isi n'ijuru bizakurwaho ijambo ry'Imana ntibizashira ibyo tureba bizakurwaho iby'Imana ivuga bizahoraho mu mazi menshi turi kumwe no mu bukene arahari mu mazi menshi turi kumwe no mu bukene arahari ibyo yavuze nubwo hashira imyaka ibihumbi izabikora ibyo yavuze nubwo hashira imyaka ibihumbi izabishitsa amen urabona nyine ibi ni bimwe mu ngaruka zo kuba abantu batakigira repetition urumva ntabwo rero mu by'ukuri ariko indirimbo ni nziza yewe rero kandi aho mu igitero cya kabiri avuga ngo yahawe izina risumba ntagikomeye yahawe izina risumba nta kintu gikomeye ntagikomeye
ntacyo nagikomeye imbere yahawe izina risumba yashizwe hejuru iteka n'Imana iri ndakwera kwayo rurema n'inyozi yashizwe hejuru iteka n'Imana iri ndakwera kwayo rurema n'inyozi ijambo ryera ijambo ryera ijambo ryera ijambo ryera ijambo ryera yes reka mbashimire bavandi asante reka mbashimire nari mbakumbuye twese nuko nari mbakumbuye twari tumaze igihe kinini tutabonana by'umwihariko wenda tutaririmba cyane ni igitangaza kuba abantu bararirimbaga byibuze inshuro nk'enye mu cyumweru zabaye nkeya baririmba rimwe mu mwaka ariko turashima Imana kuko Imana iduhaye aka kanya burya hari bimwe biza ari ibibazo ibindi nabyo bikaza ari ibisubizo kuko nka lockdown yiza korona yiza kuza mu gihe kitari cya digital reka tukite gutyo abantu bakiba muri analog abantu bari kugira ibibazo biteye ubwoba isi yari kugira ibibazo biteye ubwoba ariko turashima Imana ko nubwo hariho gutandukana imeze gutyo ariko ugira icyo ukavugana na mugenzi wawe ukabona n'ifoto ye ukabona uko ameze ukasa n'ufite amakuru ye mu ncamake ndabashimira rero ko mwitabiriye ikiganiro kuri Ngazi Yangu TV kandi tubaye kaze mu by'ukuri tuzakorera ibintu byinshi tuzahahurira n'abantu benshi kandi tuzahatambukiriza ubutumwa bwinshi butandukanye turashimira mwebwe ku giti cyanyu turashimira Ministries iryo shimwe muri tugerezeyo yego iryo shimwe muri tugerezeyo reka rero dose n'abagana ku musozo w'iki kiganiro sinzi niba hari ubutumwa wenda watanga mu rwego rwo abandi baririmbyi ndetse na industry y'umuziki mu Rwanda cyangwa no mu mahanga kuko kino kiganiro kirakurikirwa n'abantu bari ahantu batandukanye. Asante sana. Cyambere nari mfite ikibazo. Bisobanurira imbere yuko ntabwo ubwo butumwa ndetse ko ubwo butumwa babusanzwe. Ikibazo mfite nuko niba ntabwo wasobanuriye Ngazi Yangu. Mbaze ngo naje aho ntazi. Yego. Nitabye ubutumire. Na Ngazi Yangu TV ndayizi. Yego. Ariko burya abe na alarme hari umuntu uvuga ngo arayizi ariko bamubaza akagira ngo ni abbreviation yandi magambo. Kandi ari imburuza. Wasobanuye Ngazi Yangu. Noneho ubutumwa mu busanzwe. Yego. Urakoze cyane. Ngazi Yangu TV ni mu Kinyarwanda bivuga ngo ni urwego rwanjye. Urwego ntago bivuga gusa urwego wenda nka position cyangwa nka n'urwego cyangwa nkara cyangwa reka dukoresha amagambo yo n'urwego rwanjye rumeze ni nko kuvuga ngo nashatse kuvuga ngo Ngazi ni ikintu umuntu yifashisha aganaho atabasha gukora cyangwa ushobora no kukifashisha uvayo urimo kugaruka. Noneho mu buzima busanzwe na uko mbasha kwitegereza no kureba nararebye nsanga ubuzima bw'umuntu ni nko kugenda ku rwego. Nko kugenda ku rwego ubuzima bwa buri munsi no kugenda ku rwego. Mu bintu byose ubuzima umuntu abarimo aca ku rwego kandi ku rwego umuntu arahigira hari igihe hananirirwa hari igihe hashoborera ariko step yose urenze ahanini uyigushubijemo ntabwo yapfa kukunanira. Nko wagutwara muri primaire ujye kwiga
ko natsindwa ntabwo watsindwa kubera ko bimwe wajyaga wiga umeze nk'aho babiguhata uyu munsi wahita ubisobanukirwa urumva ni ukuvuga ngo urwego ni urugendo rw'ubuzima umuntu yigiramo ibintu byinshi bitandukanye umuntu abasha gufesinga ibintu byinshi kandi nyine ugafayitinga kugira ngo ubuzima bukomeze urwego rwanjye rero ni inzira yanjye asante mwakoze cyane ntabwo icyo kibazo nakigendanye ariko ntakigisemo ndavuga se ko naje ahantu ntazi uwabaza yego urakoze cyane wenda haba n'abandi bameze nkanjye nabo baba baprofite ubutumwa mfite ni mu ijambo rimwe ndashaka kubwira abaririmbyi bagenzi banjye abandi dusangiye inzira yo kujya mu ijuru abantu bige kuba situationnel bige kwiyadapta ku bihe kuko kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize ibihe byaratwiyeretse so benshi baratunguwe abandi ntibatunguwe abataratunguwe ni abari baramenye ko ibihe bishobora guhinduka at any time abantu bakaguma mu mazu gusa basohoka mu hanze bakagusubiza mu nzu cyangwa bakuraza muri kujya hanze byari kizira bagapfuka utunwa n'amazuru bagapfuka amazuru ibi byose byatubayeho tutari tuzi no mu buzima busanzwe rero nishaka imishyire muri muzika abantu bamenye ko biyadapta mu gihe muri situation niba bavuze ngo concert ntizemewe umenye ko ushobora no uri umuririmbyi umenye ko hari ubundi buryo waririmbamo kandi utabangamiye n'amabwiriza yashize yego Imana ibamugisha murakoze cyane ya ngire ngo naha dusoreje ikiganiro cyacu ndabashimiye none mbisubiyemo kandi ndabashimiye ko atari ubwa mbere atari n'ubwa nyuma muzakomeza kugaruka tukabana hano kuri NGAZI YANGU TV ndetse n'abantu badukurikira ahantu hatandukanye ngire ngo naha dusoreje ikiganiro cyacu twari turi kumwe na Ministries ndetse na Ndakangwa Stephanie ubwo tuzasubira ubutaha ciao